utuntu ku myunzane ngiye kuguha challenge reka tuvuge ko ngewe ndi umuyobozi wa APR noneho wowe ukaba pilot wa Rwanda cyangwa ushinzwe abagenzi of course ubwo niwe watujyanye mu Misiri. Yes. Ubwo twebwe tugeze ku kigo ngiye kuguhamagara. Allo mwiriwe Wiriwe neza. Ni wa muntu waje atwaye ikipe ya APR? Yes, njyewe ukora muri Rwanda nagiye mbatwaye. Wagiye udutwaye. Rero umva ntimuzimye indege ntago turi butinde ahantu ntago turi butinde. Okay. Abareba bari babimbwiye ko itagomba kuzima. Ni nayo mpamvu iracyaka, ubu ngo biracyaka kabisa. Rero ntimuyizimye sinyaka ko turi bahatinde n'ubushyuhe hari buri ku kigero cyo hejuru. Sinzi rero ko ahantu turi buhitware turi basohoka amahoro. Oya kwasohoka amahoro bwo murahasohoka kuko nabonye kapiteni wanyu Claude yabanje kuvugana n'abakinnyi byanze bikunze rero hari ukuntu bavuganye uretse yuko yenda niyo batavugana Pyramide ntago ari ikipe ntoya yenda ngo yabagirira ubwoba. Twagiye mu matsinda rero turi mu matsinda ariko turaza kuyakomereza mu ndege ntuyizimye amatsinda murimo nubundi nayo ngayo hahandi mujya kwishyushya mwari mu matsinda mu ndege ndabereka ukuntu mugenda mu matsinda nta kibazo amatsinda nayo ngayo nubundi bari babivuze. Reka tuzinge ibikapu byacu tuze. Sawa nyuma y'isaha imwe irabihagurutse kandi ubwo ngubwo nimutinda muraza n'ibirenge ukatuza. Sawa. Tukaba dukoze poro ibi nibyo bita umunzani. Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis de Homeland 7 TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Je m'appelle Simon et j'admire pour tout le monde qui s'abonne à notre chaîne, j'admire pour tout le monde qui partage notre activité à différentes locations. Alors c'est notre visiteur, la visiteur qui nous admire, la visiteur qui veut faire la conversation avec Homeland 7 TV. Monsieur, bienvenue à notre chaîne. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nshimiyimana Bienvenue aka Mugobere. Bienvenue bimeze gute rero? Bimeze neza cyane. Gute? Na mahoro kabisa. Gute? Ndi kubona izuba riri gukubita nkabona urayaze. Yaga kabisa. Izuba riri guca mu kirahure cya Homeland 7 TV rikankubita. Rikinjira mu nzu. Niyo mpamvu ndi kurabagirana. Yes, nari ngiye kuvuga ngo Mugubi umeze ute? Ibintu nta mahoro cyane kabisa. Amazina yo yeah, voilà, that's good. Amazina yose ava ku nshinga. Yes. Yego? Yes. Nshimiyimana riva kwihe nshinga? Nshimiyimana urumva yuko riva ku nshinga nyine ryo gushima. Gushima Imana. Hanyuma noneho izina Mugubiri. Yes. Riva kwihe nshinga? Mugobere ni izina ry'akazi nk'uko ubyumva. Ni izina nitwa kubw'akazi nkora kuko yenda ntambaye ya myenda bashobora no kutamenya ariko ubundi nyirizina ngende umukinnyi wa filime. Voilà. Yes. Good, ni nayo mpamvu turaza kugana ku bijyanye na cinema, turaza kugana ku bijyanye na cinema of course urumva n'amakomedi atandukanye nayo ni muri icyo gisata nayazamo ariko uyu munsi turiganira ku bijyanye na cinema. Muri cinema rero bimeze gute? Muri cinema ku bwanjye bimeze neza cyane. Uretse ko hari ibyo umuntu yenda aba yifuza atabona ariko mu buzima busanzwe ariko nta n'umuntu ubona byose gake ni rwo rugendo. So umufana wa APR tuboneho kugufata mu mugongo twamenye ibyabaye rwose ku ikipe yanyu mukunda kandi muhoza ku mutima munakunda muri benshi. Ihangane uyu munsi urababara ejo ukishima waje mu kiganiro wambaye umukara so ihangane kabisa. Suko nambaye gutya ahubwo impamvu nambaye gutya nuko ari weekend umukara. Harya weekend bambara umukara? Oya weekend soko bambara umukara ahubwo akangaka kameze nk'agatriningi agushobora kugashyiramo witembera no mu isantere ariko Gikundiro niyo kipe imora ku mutima wa muntu. Intsinzi ya APR yatsinze imikino, Rayon Sport yatsinze imikino, yakinnye imikino ibiri cyarimwe kandi iyo mikino yose yayitsinze. Iyo ntsinzi yakiriye gute?
njyewe singiye kukubeshya umukino APR yakinnye ejo njye nagiye kuwureba naraye kureba APR ariko njya kureba APR ijisho riri kuri Reyo. Impamvu ijisho ryawe riri kuri Reyo ni iri iyo Reyo iramuka itsinzwe na Kenisi nyuma yo kuvuga ko turi abagore ariko nabonye n'abareyo bisireho da nabo bavuze ngo ryamusinzire kibondo raraharyana. Nabonye bamwambitse pampa bamusasira ishashi. Ese biriya nibyo akwiye nimba mbeshye umureyo uri hano uri kunyumva nantera ibuye. Ariko ibundi reka duse n'abagana ku bijyanye na football yo mu Rwanda sibyo? Yes. Iyo bavuze wenda ku bijyanye no gufana ni ryari umuntu azafana ikipe runaka. Ese kuba nk'umufana runaka wa Rayon Sport ashobora gufana ikipe yo mu Misiri atari yo mu Rwanda abaciye igikuba cyangwa ni njyewe biriya bintu ntabwo mbibara nk'ikosa. Kuba ndi umureyo agenda nkafana Pyramide nta kosa ni football nyine. Kubera iki rero ushingira ku kindi gutavuga ko gufana Pyramide kandi atari yo mu Rwanda kandi noneho APR buri yo yasohokeye u Rwanda si byose muri rusange bira n'u Rwanda ruba rwasohotse gute bidefande nyine kuki nyine njyewe impamvu yenda mpakanye APR iramuka ifashe ya mbere ikajya mu matsinda bari kuzayiha amafaranga ntazi uko angana ariko ayo mafaranga ntabwo yari kuzaza ngo ajye mu isanduku y'igihugu nk'uko uri kubivuga ngo iba yasohokeye igihugu. Ikipe iba yasohokeye igihugu mfana harimo abo barafinda ni Amavubi. Barafinda nibwo mvuga ati barafinda nabanze mu kibuga kuko hari ubushobozi muziho. Naho kuvuga ngo APR isohokeye igihugu igisohokeye ite kwitagiye yitwa Amavubi ikajya yitwa APR na APR nyine ubwo noneho nuko bako gufana anyway simbizi gusa nyine usanga abantu bavuga ko nguko ikipe ziba zasohotse umuntu abagomba gufana ikipe nyine y'igihugu. Ikipe ariyo yagihagarara igihugu nyine. Nese nk'ubu ngubu kina sinema ejo bundi nusohoka wagiye muri festival runaka cyangwa agiye mu marushanwa runaka uzagenda nka Mugubiri cyangwa se nk'undi runaka cyangwa projet yawe yatsinze igihugu icyo gihe bazacelebra projet ntabwo niba bacelebye nk'umunyarwanda so bamba atari shema ry'abanyarwanda urumva abanyarwanda bagomba kukujya imbere ba Kiramani ba Mitsutsu. Ese APR yari yatinye niye Pyramide ni yaheze yo mu Misiri niyo mu Misiri Pyramide niyo mu Misiri ariko ntago ari Misiri yari yakinnye n'u Rwanda kuko njyewe nari gufana APR iyo baramuka bayambitse uriya mwenda uriho ibendera ry'igihugu nibwo nari guhita mvuga nti ariko APR none igisirikare cy'u Rwanda ese sibyo se ari igisirikare cy'u Rwanda urumva atari nk'aho u Rwanda ruba rwakinnye mu by'ukuri tuvugisha ukuri. none se reka nkwibariza ikibazo ndabizi neza ko ari naho uri butsindirwe. Ndabizi neza ko ariho uri butsindirwe gute rero nyine nsobanansinda APR iramutse isohotse hagasohoka polisi hagasohoka Rayon Sport haba hasohotse u Rwanda inshuro zingahe zose zazigeze zihagarariye u Rwanda. Ese erega guhagararira nje sinzi impamvu mbwira ngo guhagararira nshobora kohereza intumwa ikampagararira sibyo ariko ntago nshobora kohereza intumwa ebyiri ngo zimpagararire mu gikorwa muri rusange ushatse ko wowe uko wemera ko nyine iyo club yasohotse iba club iyo yasohotse ziba ziri ku nyungu y'iyo club aho bishobora gutandukanira rero n'igihugu igihugu kiba ari igihugu yes na club bari club. Good, thank you very much. Wenda reka tuganire ku bijyanye na sinema ariko koze na ka sport n'imyidagaduro nahizamo tugomba kubiganira kugira ngo nyine dusobanure. Abantu benshi bakeka ko kuba umuntu yafana APR cyangwa afana Pyramide no ubundi sinkeka ko abantu batsinda
bagerageza guhuza politike na siporo kandi burya ni ibintu bidahura. Iyo uvuze ngo APR yasohotse ngo ubwo n'u Rwanda ngo kuki ngo no, I don't know sabari sinzi uko nabivuga ariko it's good. Ni amahitamo yabo nta nicyo twabihinduraho, gusa nta n'itegeko riha n'umufana. Niba buriya n'u Rwanda rwasohotse ufite uburenganzira bwo gufana ikipe runaka, ntabwo ari ngombwa ngo umufana w'ikipe y'Amavubi ushobora gufana Argentine kimwe nk'uko atari na ngombwa ko umunya Argentine abo mufana Argentine ashobora kwifanira u Rwanda kuko nyine ni football. Yes. Ariko nanone umufana wa nyakora bagomba gukunda igihugu cye, nubwo rimwe na rimwe usanga atari football, ariko ikintu cy'ingenzi nyine muri ni ingenzi rwose gukunda igihugu cyawe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga abantu bavuga ati basi nibura igihugu cyacu, gusa ntago nakanzura mvuga ngo iyo club yasohotse ni ngombwa gufana, kuko urumva niba ikipe isohotse igatsinda ikagera kuravuga ngo ya kipe yo mu Rwanda, ya kipe yo mu Rwanda ntago ni ya kipe yo mu Rwanda ariko si ya kipe y'u Rwanda, ariko urumva n'u Rwanda ruramenyekana. Okay, good. Whatever abafana bajya bafana izo bashaka, bakunda nizo bashatse. Ubundi ubukeba naho ngaho, ubukeba nicyo buvuze. Nimba umuntu akwanga mwange nawe nyine bigaragare, ubishyire ku mugaragaro ko mwanga. Yes. None se reka nkubaze, APR urayikunda? Oya. Urayikunda cyangwa urayanga? Tubwire kimwe muri ibi. Ubundi ku giti cyanjye APR nta kintu mpfa nayo, ariko iyo hajemo umufana nabyirutse nsanga ari abakeba. Ku myaka yanjye mfite ubukeba sinjye wawutangije, ariko iyo ndi kuvuga numva bavuga ati abareyo no kuburana kwanya, abareyo no kuburana kwanya, ariko njyewe Rayon Sport ndi ku mutima. Okay, good. Reka noneho reka dufate kuba ufana Rayon Sport ariko ntabwo uri umukinnyi wa football, ahubwo uri umukinnyi wa cinema. Kuki utakurikiye umupira football ugahitamo kwigira muri cinema? Imyaka yaransize buriya, iyo biza gukunda mba narakinnye football. Wigeze ugerageza nibura? Naragerageje cyane. Okay, nabyo birahura. Buriya kabiri ntago wancaho nakuzengereza. Arya kabiri buriya ni defense. Yes. Okay, mu kibuga harimo abakinnyi bangahe? Urabizi 14 ni 15. Mu kibuga harimo abakinnyi 11. Yes. Abasimbura? Abasimbura biterwa n'amategeko y'ikintu, biterwa n'amategeko y'irushanwa muri gukina. Ubu ni ukuvuga ngo wahisemo kujya mu gisata cya sinema. Football uyereka umuryango imyaka cyangwa nuko waburaga ahantu ukinira mu gihe runaka? Yenda kuvuga ngo kubura ahantu umuntu akinira no ku bigo tuba twarizeho, yenda ushobora kuhazamukira bitewe n'impano yawe, ariko buriya nureba uzasanga ubudemi bwinshi bwibanda ku myaka y'umuntu mbere yo kureba impano afite. Uretse yuko nabonye na football yo mu Rwanda ahanini ibintu byose byo mu Rwanda ahanini bishingiye ku mufuka. Ubwo rero ushatse kuvuga icyo uvuze ngo ibintu byo mu Rwanda byose bishingiye ku mufuka. Football narabikubwiye ubushize ubwo duherukana hano, nta mufuka ufite nta mpano ufite. Yes. Okay, no ushatse kuvuga ruswa, ushatse kuvuga igishoro, ushatse kuvuga iki? Ubwo byose bibirasa. Hari igihe bamwe bakwita ko ari igishoro, hari naho ntabwo babakari inyoroshyo. Ni inyoroshyo. Ruswa ariko ko rwose ni ruswa, nibyo koko hari igihe sinyeka ko ari mu nzego zose, ariko ntabwo ari mu nzego zose, ariko ahenshi nubwo bavuga ngo zaraciwe, ariko nta mufuka ufite nta mpano ufite. Yes. Ziracyabaho, sinavuga ngo ntabwo zikibaho, zibaho rwose, ndetse abantu barazirya. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tubona batawe muri yombi. Uramutse unagiye hariya ku kigo kibashinzwe wasanga hari abagiye bafungwa. Of course ntabwo zabura. Yego, reka rero ngiye nkibariza ikibazo uyu munsi. Uri muri sinema, nk'abantu ba sinema twabonye abantu benshi bafite utuntu ku myunzane. Ngiye kuguha challenge, reka tuvuge ko ngewe ndi
ndi umuyobozi wa APR, noneho wowe ukaba pilot wa Rwanda cyangwa ushinzwe abagenzi of course ubwo niwe watujyanye mu Misiri. Yes. Ubwo twebwe tugeze ku kibuga ngiye kuguhamagara. Alo. Mwiriwe. Wiriwe neza. Ni wa muntu waje atwaye ikipe ya APR? Yes, ni njyewe ukora muri Rwanda nagiye mbatwaye. Wagiye udutwaye. Rero umva ntimuzimye indege, ntago turi butinde ahantu, ntago turi butinde. Okay. Abareba bari babimbwiye ko itagomba kuzima, ni nayo mpamvu iracyaka, ubu ngubu iracyaka kabisa. Rero ntimuyizimye, sinkeka ko turi bahatinde, n'ubushyuhe hari buri ku kigero cyo hejuru. Sinzi rero ko ahantu turi buhitware, turi basohoka amahoro. Oya, kwasohoka amahoro bwo murahasohoka, kuko nabonye kapiteni wanyu Claude yabanje kuvugana n'abakinnyi, byanze bikunze rero hari ukuntu bavuganye, uretse yuko yenda niyo batavugana Pyramide ntabwo ari ikipe ntoya yenda ngo yabagirira ubwoba. Twagiye mu matsinda rero, turi mu matsinda, ariko turaza kuyakomereza mu ndege. Ntuyizimye. Amatsinda murimo n'ubundi nayo ngayo hahandi mujya kwishyushya mwari mu matsinda, mu ndege ndabereka ukuntu mugenda mu matsinda, nta kibazo. Amatsinda nayo ngayo n'ubundi bari babivuze. Reka tuzinge ibikapu byacu tuze. Sawa nyuma y'isaha imwe irabihagurutse, kandi ubwo ngubwo nimutinda muraza n'ibirenge. Reka tuze. Sawa. Tukaba dukoze poro. Ibi nibyo bita umunzani, yego. Rero siporo cyangwa se sinema zanyu muzihuza gute n'imyidagaduro? Ibi nabyo ni imyidagaduro. Sinema nayo ni imyidagaduro, gusa ibyishimo hari ibyo biba bitandukanye. Hari umuntu ukunda sinema utajya ujya mu mupira, hari n'umuntu wikundira umuziki utajya ujya muri sinema, hari umuntu ukunda umupira utajya ujya. Biba bitandukanye, gusa hari n'igihe usanga umuntu yabigiyemo byose, ugasanga akina sinema na football. Yes. That's good. Yego, ese wenda mu by'ukuri mu Rwanda sinema yaho, wenda twakomeje kuganira ku bintu bijyanye na comedy, utuntu nk'utwo. Mu by'ukuri sinema yo mu Rwanda yatunga umuntu ikamuha ibyo kurya n'ibyo kunywa? Sinema yo mu Rwanda ngo yatunga umuntu, si ukumutunga gusa, ahubwo n'indege wayigura. Nyine no, ariko still nubwo yemeze gutyo, iyi saha tuvugana usanga rimwe na rimwe abantu bakina sinema mu Rwanda bafite icyo nakita imibereho. Mu by'ukuri ntago ari bose. Yes. Ariko ni benshi gusa challenge nuko usanga imibereho yabo nyine ari mikeya cyane. Biterwa n'iki? Imibereho ari mikeya cyane, iri hasi cyane, nyine icyo nshatse kuvuga. Yes, imibereho yabo iri hasi cyane. Kuba imibereho iri hasi, yenda ibyo sindi kubisobanukirwa neza. Nyine ndashatse kuvuga nta mikoro hagije ubona. Habura iki nyine kugira ngo sinema, umuziki ari sinema nyarwanda muri rusange, ibintu by'imyidagaduro, football iri hasi. Urareba APR iratashye. Muri sinema nta ma festival mujya mwitabira, nta ma production azwi, nta bakinnyi mu by'ukuri nyarwanda twabona bakinnye muri sinema zo mu mahanga. Yego. Yes. Abakinnyi nabo bakina amahanga ni bakeya. Mu muziki ubwo twavuze muri football, tuvuze mu muziki, tuvuze noneho mu muziki usanga nabyo ari ibintu biri aho ngaho. Ubona umuziki wacu amashyari, ibintu byo kudafashanya, kudatezanya imbere, amashyamba, utuntu nk'utwo two guhangana. Ugize ngo ageze hejuru cyangwa agize amahirwe abonye azajya kura 5 bya buri munsi, agafunga imiryango y'abandi bashaka kwinjira. Ntago ari bose, ariko ni bamwe muri bo. No muri sinema rero uwo nyega ko yenda hari shaka kwemeza gutyo. Byo ubona mu by'ukuri hakorwa iki kugira ngo habaye icyo nakita impinduramatwara, ibyo mukora bibatunga, pana kubura ukina sinema mu kanya tugahora kwirukanka ujya guca inshuro muri Nyabugogo. Yenda impamvu uhura n'uwo muntu nuko bataramumenya byanyabyo. Umunsi njewe uzambona buza ati mfite abafana mu mpande zose z'isi, mfitemo abafana
bankurikirana umunsi ku munsi. Burakeye bagiye kureba kuri channel ya Mugubi Comedy ngo barebe episode yasohotse, burije bagiye kureba ya episode ngo barebe uko imeze. Mukanya tukaza guhura ndi kwirukanka ngo ngiye gushakisha, yenda nshobora kwidefanda nkakubwira ngo kazi ni kazi, ariko nimba mbikora kinyamwuga ni sinema, nta kindi sinema yagutunga. Sinema ukagura imodoka, sinema ukagura inzu, ukagura buri kimwe cyose wifuza, ndetse nanaguhereza n'ingero z'abantu ba hano mu gihugu cyangwa se bari hanze y'igihugu cyacu batunzwe n'ibyo ngibyo. mu rugero Icyo kintu cya sinema gusa nk'abandi duheho nk'urugero urabizi, ntago najya kure. Ubu ngubu Papa Sava koko abakozi afite urabazi, abakozi afite akoresha, ndetse biramutunze, ndetse atunze n'abandi. Ariko still biracyari lokale nyine, biri lokale habura iki. Dufate nko kuri Papa Sava, nkeka ko amaze imyaka hafi 20 muri sinema nyarwanda, ariko still aracyari kuri level y'u Rwanda nyine. Kubera iki mutambuka imipaka? Ujya ubona wenda ukabona, reka dufate nko muri Kenya, nyaka ko sinema ya Kenya ateye imbere ujyanije no mu Rwanda. Rupita Nyonga se Rupita Nyonga wakorera uriya wagitinze muri Wakanda Forever, ntago umuzi umukobwa ni warebye Wakanda Forever. Wakanda nje nyumva ariko okay. Hari umunyakenya wagiye gukina muri Wakanda Forever, ariko urumva ni umunyakenya. So urumva ntibivuze ko nanjye mbaye mfite wa mufuka. Ntago ari umufuka, sinkeka ko ni gute none mu Rwanda nta banyempano bahaba nkabo nyine. Niba bahari nyine biterwa n'iki, kuki bakomeza kuba mu Rwanda nyine? Ni umufuka wabo ni wubageza, cyangwa nibo ubwabo ku giti cyabo. Uwo mufuka se wose wabo, nkeka ko uwo mufuka ari okay. Yes. Sinzi icyo navuga, gusa ni byiza niba koko ari umufuka, reka twizere ko umufuka uzakora, ariko still ntabwo twareka kuvuga ko sinema nyarwanda iracyari hasi cyane. Byo koko mu Rwanda iri hejuru, twa comedy, utuntu duciriritse, amafilm arangira, ariko muri rusange usanga ko biri hasi cyane. Ntago wambwira ngo sinema y'u Rwanda iri hasi. Iri hasi none se tuvugisha uko compare ari sinema y'abarundi na sinema y'u Rwanda. Oya, sinema y'abarundi nta niyo tuzi, nta ndundi sinema tuzi. Ariko umunsi turi ntabwo kubera iki no sinema nyarwanda uyu munsi ibyo twakozeho ubushakashatsi ni ibijyanye na sinema nyarwanda. Usibye ko nanone sinkeka ko abarundi n'abanyarwanda hari aho batandukaniye. Yego baratandukanye, bamwe n'abarundi abandi n'abanyarwanda, ariko kuri sinema zabo usanga nyine cyane cyane ko banasangiye ururimi, rimwe na rimwe usanga hari n'imico bahuriyeho. Ariko nanone ntibivuze ko kuba abarundi bari hasi y'abanyarwanda nabyo ntibikuraho ko, urumva, ntago bikuraho ko sinema zanyu ziri hasi. Ahubwo hakorwa iki? Kuki uyu munsi sinema y'umunyamerika irasohoka, sinema y'inyakoreya none igasohoka no mu kinyakoreya, uri kubyumva? Yes. Cyumvikaneho. Yes. Ukabona iyi sinema iri mu kinyakoreya, ariko ukabona abantu bayikunze, ukabona yabaraje inshinga. Kuki sinema nyarwanda cyangwa zo zishobora kuba zitazamuka nibura ngo zigere kuri urwo rwego? Nkeka yuko urwo rwego baruriho, kuko hari umucuti wanjye uri muri Amerika yarampamagaye, arangije arambwira ni we Mugobere. None se umuntu witwa Nsabi na Babijobija muraziranye? Ko nabo bari aho mu Rwanda. Ibaze, ni umugande pire, ari muri Amerika, ariko yabonye video yanjye ahita ashakisha nimero zanjye, arampamagara, arambwira uzi gukora neza, watangiye projet nziza, ariko uzashake Bansabi cyangwa Babijobija bakuzamura. Yego, ati araguhamagara, ati gutya na gutya uzongeremo projet, ariko still urumva nyine ikibazo wagize nta mafaranga ufite. Projet yanjye mba narayikoze nkazana amaboko. Anyway, simbizi ushobora kuba ufite amafaranga, ariko nkeka ko amafaranga yo guhagurutsa bari abantu, nibyo nakubwiraga ko abantu bageze hejuru bahita bafunga imiryango. Urumva, amafaranga yo guhagurutsa Nsabi, yo guhagurutsa Bijobija, yo guhagurutsa n'abandi na Papa Sava, babonye ko Papa Sava nawe hari ukuntu bimeze.
ku bijyanye na projet ze, ariko still urumva ko haracyarimo urugendo pe, haracyarimo urugendo bitandukanye no mu bindi bihugu, urugero nka Nigeria aho bafatanya, aho bareba ku mpano gusa. Urumva ko nyine ni ikibazo, izo ni inzitizi. Yego, yes, yenda aho ngaho iyo niyo nzitizi yo kuvuga ngo wazana umukinnyi ukomeye, ariko nta nubwo nabaveba, ntabwo nabaveba kuko nanjye ubwanjye yenda ngeze aho bageze mba numva sinzi umushinga nzatangira icyo gihe wo kuba nazamura abantu bafite impano, ariko ntabwo ntekereza ko namera nkabo, kuko bitewe n'ukuntu biri kumvuna kuzamuka. Ndamutse nzamutse, abantu bahirwa ni abantu turi kumwe muri groupe ya Mugubiri Comedy, dufatanyije gukina iriya projet ya Kavuna series, ubundi n'abandi bazajya bagenda baziraho. none nyine ubwo urumva nkawe nyine ukina sinema, ibyo bibazo byose urabibona kandi rwose bikaba bibona rimwe na rimwe, wenda nawe wasanga bikuba. Ese ubundi hari na rimwe umuntu yigeze kugora mbere yo kujya muri script, cyangwa ugasaba wenda nk'umuntu ngo mukinane akabanza kugushyiraho amananiza nk'uko rimwe na rimwe biba muri muzika? Iyo aba yagushyiragaho amananiza byibuze akanakuvugisha, ushobora kumwandikira akaba atagusubiza, cyangwa se ugasanga uramuhamagaye nta nubwo ayifashe. Erega kuba ugeze ufite aho wageze, uhita ukeka ko nyine hari uriwe udakwiye kwimenyereza ba bandi bo hasi. Nyamara buriya kuzamura impano ziri hasi, ako niko kazi gakenewe muri iki gihugu cyacu. Hari good, ni byiza kuzamura. Ese wowe hari umuntu wigeze wa approachinga runaka mu bafite imbuga nkoranyambaga zikomeye? Hari umuntu wigeze nibura ugerageza kubwira umuntu ati mfite impano nyamara ushaka wankorera ibi, akakunaniza? Oya, barahari benshi, ariko si ngombwa kubavugira hano, si ngombwa kubavugira imbere ya kamera kuko yenda hari ukuntu ushobora kwanga uri kwijijisha, ejo ukajya kumva aramamagaye. Nimba yari afite n'iyo projet rero kuvuga ati reka mpamagare Mugubiri aze dukorane ya projet yiwe, cyangwa se dukorane muri projet yanjye, birashoboka yuko naba niyiciye. Umunsi wa mbere wasabye umuntu ubufasha akagutera utwatsi, wumvise umere ute muri we? Wacitse intege cyangwa uravuze ati nzakomeza ndwane mpaka? Ntabwo nacitse intege, kuko mbere na mbere byigeze kumba, ariko nari ntarafungura YouTube channel. Yes. Ubwo rero sinavuga ko nacitse intege, kandi nsigaye mfite YouTube channel ndetse iri no kuri rura rwego. Yenda nimba abantu bari kunyumva batanayizi, bagende basacinga Mugubiri Comedy barayibona, ubundi barebe na projet dufite. Ni Mugubiri, ni Muhubiri? Muhubiri ni umunyakenya, ntabwo nshaka kumwamamariza. Okay. Ni Mugubiri. Okay, good. Uretse ko iyo wanditsemo Mugubiri hari igihe haza uwo Muhubiri bitewe n'izina afite, ariko we sacinga kuri Mugubiri Comedy urahita umbona. Yego. Yes. Sinema zanyu zigamije iki? Zigisha ikinyarwanda, umuryango nyarwanda, zigamije I don't know about it. Come on, let's go. Mu mariki sinema zanyu zimariki mu muco nyarwanda muri rusange? Mu muco nyarwanda cyane cyane nyine umuntu agomba kwandika script, ariko afite icyo yigisha cyangwa se afite icyo yerekana. Yes. Byanze bikunze uba ugomba gukora ikintu gifite mo n'inyigisho. Yego, nyine mwebwe inyigisho zirimo n'izihe? Twebwe n'ubundi turacyagendera ku muco nyarwanda. Urabizi ntabwo nawe ujya kure, ntabwo nawe utandukira. Kubaha ndetse n'icyo wavuga, kwihesha agaciro. Akoze cyane. Reka noneho mpaze ikibazo. Tujya tubona muri sinema zitandukanye z'abanyafilipine, abanyamerika, bagenda bashyiramo icyo nakita homosexuality. Ijambo homosexuality icyo risobanuye? Kuki mwe mutaba mwarishyiramo? Kuki mwebwe mutaba mwakagitingisha abantu runaka baryamana bahuje ibitsina, mubirwanya cyangwa mubishyigikira? Murateganya gushyiramo izo script cyangwa ni gake cyane? Oya, izo script ntabwo zajyamo. Impamvu twebwe tutabikora nuko igihugu turimo mu muco wacu ntago birimo. Ariko umuco urakura. Nuvuga ngo ntabwo tuzigera tubona na rimwe wahaye script cyangwa haye role umuntu runaka wactinga ameze nk'umutinganyi, cyangwa se abantu baryamana bahuje ibitsina? Baryamana bahuje ibitsina reka. Ibyo ngibyo nshobora kubikoraho inyigisho, ariko ntabwo nabikora ngo action ngo mubahite babikora. Nyine nari nguteze umutego ngo tuzare, ubwo urumva niba uri gukora rwose umuco
muhangana gute rero? Hari ibintu tujya tubona muri script tugasanga yenda nk'umuntu akinnye asomana n'undi baryamye amuteruye bambaye ubusa, ibintu nk'ibyo murateganya kuzakora ibyo bintu cyangwa nta gahunda ihari? Kereka yenda uri bubikore warangiza ugahita wandikaho ngo nta mwana wemerewe kubireba. Ariko inyigisho twebwe dukunda gukora by'umwihariko zireba abana, abasore, abamama n'abagabo, mbese ni urubyiruko n'abantu bakuru. Ubwo rero kuvuga ngo urakora video uhita ushyiraho umupaka ngo abantu ntibemerewe kuyireba. Ariko zibaho izagena. Zibaho ariko sinjye. Nta nubwo ari mu Rwanda, ndakeka atari mu Rwanda. Nimba no mu Rwanda bahari niba abandi bataye umuco. Hari ibintu bijya biba ugasanga wenda nk'umugore yakitinza asomana n'umugabo runaka, ugasanga rimwe na rimwe umuryango runaka urasenyutse. Mu Rwanda iki kintu kirahari, ntago abagabo benshi bafite ipfunwe ryo kuba bakohereza abagore babo gukina sinema, cyangwa se abagore bakagira ipfunwe ryo kohereza abagabo babo gukina sinema kuko bafite ubwoba ko ashobora kuba haberayo ubusambanyi. Icyo kintu muhangana nacyo gute mu bijyanye na script cyangwa se sinema mwebwe mwandika? Twebwe iyo turi gukora akazi kaba ari akazi. Ni nayo mpamvu iyo mfashe nk'urugero nka Melissa nkoresha nkamuhuza n'umumotari, ni abantu umwe yavuye iriya undi avuye iriya, ntabwo baziranye. Abo ngabo ndi kumva baraje bafite icyo bashaka. Icyo bashaka ntabwo ari cya kindi uhise ukeka cyatumye basomana, imibonano mpuzabitsina, ahubwo ikibahuje ni ukugera aho bagera. Voilà. Haracyarimo kwitinya rero. Muri sinema nyarwanda dusanga harimo usibye wenda biriya bya gisirikare, ariko ibindi byose urukundo usanga ari ibintu by'amagambo gusa, amagambo. Ugasanga script abantu bafashe umwanya bavuga amagambo, ni ibintu by'ibigambo, ukuntu nta action ntaki. Hakorwa iki? Hari abanyempano ushyira hariya imbere ya kamera, wavuga akabifinga neza ugagira ngo ahubwo bari basanzwe baziranye, ugasanga wagira ngo barakundana bya nyabyo, ariko still nta magambo, ntago ari amagambo. Ugasanga nyine ni anyway, I don't know what to say about it. Sinzi uburyo nabivugamo, ugasanga twebwe uburyo sinema z'Anyarwanda uburyo mbona zikozwe zibanze ku magambo gusa, ni gake cyane ubona bagiye mu bikorwa. Impamvu ngewe mpamya ko atari amagambo, nimba ushaka kubireba neza ko harimo ibikorwa, genda kuri Kavuna Series, ni projet yanjye iri kuri Mugubiri Comedy, urebe iyo projet kuva kuri episode ya mbere kugera kuri episode ndikumva ngeze ku ya 6 ya 7, ubu nibwo ndi kuyitunganya. Ubundi nurangiza uzagaruka umbwira ko ari amagambo. Okay, good. Ni byiza niba atari uko bimeze, ariko nyine ngira ngo urabizi ko majority ya sinema nyarwanda ni ibintu by'amagambo gusa, nta bikorwa, ntaki. Urumva wenda ni ikibazo cya mikoro wa mugani wawe, ukabona rwose ibintu bya production biri hasi cyane, ama effect wenda ni nka kwa kundi ibintu by'irusaku, ibikoresho, ibyuma, ubwo ni imihoro, inkota, imbunda, kuvishanya amaraso, ibintu nk'ibyo, ubona ko ari ibintu bikiri hasi cyane. Ubona ko ni ibintu mu by'ukuri bikeneye gukorwa, kongerwa muri sinema nyarwanda bakava amagambo. Yego? Yes. Aho bigerageza kujya mu bikorwa ni igihe nibura bagiye mu bya gisirikari. Ibintu bya gisirikari nibura aho baragerageza cyangwa imbunda ya stress, tubona ko ari ibintu byiza, ariko mu bindi runaka mu buzima busanzwe usanga ko ahanini 95% ni amagambo gusa, ariko ibikorwa ugasanga ni bike cyane. Hakorwa iki rero kugira ngo byongerwemo? Ni amahugurwa? Ntabwo ari amagambo, kuko njye hari igihe njye ndeba nk'izi filime za Papa Sava. Oya, Papa Sava ho harimo ibikorwa. Nkareba kwa Bakiramani. Kwa Kiramani naho barakundana bakabifiringa. Ariko rimwe na rimwe usanga naho harimo ibikorwa bike cyane, nyine barabifiringa, ariko ugasanga igikorwa uburyo bwo gufiringana ni amagambo gusa. Ntago washobora kujya mu gitanda ngo bagire gutya na gutya. Ese ubushaka yuko bajyamo bakabavuga ishoni ukaba wabirangije? Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, turi kumwe na Mugubiri Nshimiyimana Bienvenue, umukinnyi wa sinema nyarwanda ndetse na comedy.
tuganira ku bijyanye na challenge, mwumvise ko twaganiriye ku bijyanye n'imyidagaduro, twaganiriye ku biki n'ibiki bintu nk'ibyo. Nakagaruka kuri Homeland 7 TV cyari Nshimiyimana Simeon. Hanyuma mwibuka kujya ku rubuga rwe rwa YouTube yitwa Mugubiri Comedy, mukore subscribe, ibiganiro amasinema yasangiza abantu byo gusa, kandi mujyana kuri Homeland 7 TV, people to people TV, hariho amascript ndetse n'ibiganiro bitandukanye byagira ibyo bikunguraho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kora like, subscribe, ubisangize rubanda. Hanyuma Mugubi, turi kugana ku musoza, niki wabwira abakinnyi bagenzi bawe bakina sinema? Abakinnyi bagenzi banjye rero bakina sinema, nibakenyere bakomeze nyine turwane. Uru ni urugamba. Nimba utangiye urugamba hari aho ushaka gutsinda, kuko nta muntu ujya mu rugamba adashaka gutsinda. Nimba utangiye proje nyine, iyo proje yikomeze mpaka akuyirangije. Ariko munashyiremo ikintu cy'ubufatanye, by the way. Ubufatanye ni kimwe mu kintu cyihisha abanyarwanda, by'umwihariko mu mutima wanjye nunanyumva. Amamagare kuri nimero yanjye, njyewe tubivugane. Ariko njye sinzajya kubitera mu mitima ya ba runaka ya n'aba runaka badusize. Nyine bahinduka. Yego, ubusanzwe wenda ntabwo twagana ku musozo bya nyabyo, isaha n'isaha twasoza, ariko twakomeza tukaganira. Iyo bavuze wenda nk'abakinnyi nyarwanda runaka bakina sinema, abo wiyumvamo naba, nkeka ko ubushize mu kiganiro twaganiye kuri Aisha. Yego, Aisha rega n'ubundi ntiyamva ku mutima. Ari ku mutima. Yego. Kubera iki nyine nk'uko Aisha ari shere wawe, cyangwa simbizi niba ari shere wawe, ariko nk'uko Aisha ari shere wawe, kuki aba atakuzamura, ataza ku rubuga rwawe runaka ngo aguteze imbere? Biterwa n'iki? Oya, Aisha yaza, njye mubwiye Aisha yanaza. Kubera iki nyine ataza? Habura iki? Ubu none hanatangiye proje atarimo. Proje yanjye arayizi. Ariko kuba yizi ndakeka ashobora kuzaza mu yindi. Muri Kavuna series abantu bashobora kutamubona, ariko mu yindi ndi gutegura ashobora kuzamo. Wow, that's good. Ubu twizere ko azaba arimo. Ese uruhare rw'itangazamakuru ku bijyanye na sinema yanyu na sinema nyarwanda ruragaragara? Uruhare ruragaragara. Impamvu rugaragara, nk'ubu ngubu hari abantu benshi batari bazi Mugubiri Comedy, bamumenyera hano iwawe. Hari abantu batazi runaka, bamumenyera kwa Basabe, bamumenyera kwa Isimbi. Ariko Sabe we arwaye. Erega amenye ko Sabe arwaye. Iriya ndwara ye ni muyihorere. Iriya ndwara ye. Waramusuye se, wigeze umugemurira nk'umunyamakuru ushobora kuguteza imbere? Hari ibintu bamuvuzeho by'uko yasimbutse akavunika akaguru, simbutse igipango. Tuzi niba ari byo, ariko niba ari nabyo akomeze kwihangana, Imana imufashe. Nta nubwo ari ngombwa gukomeza kuganira kuri izo nkuru, ahubwo ikintu cy'ingenzi nuko nibura bakomeza kudufasha bakaduteza imbere. Nkeka ko Sabe uyu munsi nicyo tuba tuvuga, wa muvandimwe we. Uyu munsi rimwe na rimwe wambika abantu, ukabaha amata, ukabaha ibyo kurya n'ibyo kunywa nk'uko Sabe yabikoraga. Agira ngo uziko urubuga rwa Sabe rwafashije abantu benshi bashoboka. Yego, nawe ni umuntu, nta muntu udakosa, nta muntu utagwa mu cyaha, ariko yaguye mu kantu gatoya cyane, gato runaka. Niba ari runaka bamutera amabuye, ubitekerezaho iki wowe? Ntabwo navuga ko ari gatoya, ariko ugereranyije n'ibyo yakoze, ugereranyije n'ibyo yakoze. Erega n'abandi hari ibyo bakora. Erega nimba nawe uri umunyarwanda, ukuntu abanyarwanda tumeze, ushobora kunkorera ibyiza byinshi, ariko wankorera akantu kamwe kagasiba bya bindi byinshi wankoreye. Okay, ubwo niba ariko abanyarwanda bameze, that's big problem. So inshuti za Homeland 7 TV dukunda kandi doza ku mutima, ikiganiro kirashojwe. Ndashimira buri umwe wese wagize uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa by'ikiganiro. Ndashimira abayoboye amashusho, abayoboye imyambarire, abayoboye buri kimwe cyose kugira ngo iki kiganiro kibashe kubageraho. Jyewe nitwa Nshimiyimana Simeon, mbifurije ibihe byiza. Mugubi, vuga ijambo rya nyuma dusoza. Ikintu navuga nuko abantu badukurikiye nibagende kuri Mugubiri Comedy, bakore subscribe, share ndetse like na comment. Ubundi naha ngaho, ariko nimba utarabikora banza hano, ubundi ujye kwa Mugubiri aha wabisoje.
Good. kandi icyo nababwira ni uko turi hafi yanyu, tuzakomeza tubahereze ibizajya bituma mwishima, ntabwo bazicwa n'irungu. Sawa. Yego. Hagize rero nk'umuntu wifuza kukuvugisha cyangwa se ukeneye ubufasha runaka, ukeneye inyunganizi, ese biba bishoboka ko wamuha nimero zawe cyangwa ntabwo bishoboka? Yes, nimero zanjye 0788419639. Turagushimiye. Sawa, murakoze.